ubundi reka duhere ku ya mbere yatangiye mu ntambara zivugwa ubu ngubu cyane, hari ubu iri kuvugwa cyane kamwe niyo muri Iran na Amerika na Israel na biriya bihugu. Yego. Ubwo Iran n'abariye bayo n'abayishyigikiye bose wakwita nk'udushami cyangwa se nk'abana bayo. Hakaba na Ukraine n'Uburusiya. Yego. Ukraine na ku ruhande rwayo hari n'abandi benshi. Ngewe mu myumvire yanjye, yego, ubundi iriya ntambara yatangiye mu buryo bweruye, iyi iriho muri 2022. Yego. Ndumva ari nko mu kwezi kwa kabiri mu matariki yo hagati cyangwa se ashyira ku musozo. Bantu bibuka n'ibya 2014 ubwo Burusiya bwafataga intara ya Crimea. Yego. Ubundi wavuga kari wo muzi, ariko ngiye uko mbitekereza umuzi w'ukuri w'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ngiye mu myumvire yanjye ntekereza ko yatangiye ubwo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zasenyukaga. Yego. Mu 1900 gutya ranyumva tugende. Yes, ikaze nanone, reka nongere mbasuze mbifurize ibihe byiza aho muri mu bihugu bitandukanye. Iyi ni Emi Pro Media by'umwihariko, akaba ari nge tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye tubagezaho, aho tuba tugaruka ku nyigisho zifitiye akamaro abanyarwanda. Mu by'ukuri murabizi ko intego y'itangazamakuru barimo kwigisha, guhugura, kenshi no kwintatayininga abantu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ngira ngo sinjye nyine kuko ndi kumwe na Yosuwa, kameramani mwiza cyane, ariko sitwe turi ahangaha gusa kuko dufite n'umutumirwa. Ariko niba ari umutumirwa, niba ari iki nibyo ntazi ariko ndi kumwe na Christian ngo hayikaze. Urakoze cyane Keve, amazina yo wayavuze nayo ngaye. Ntago rega nagombaga kureka ngo wivuge kubera hano ntago uri umutumirwa hano. Ndi umusango baranansanze. Inara nagusanze, ahubwo ni wari kunyakira nuko busigata ubu bwami ntago bukiri ubwawe. Ni kudeta. Watewe kudeta. Kandi koko turebye n'ikiganiro tugiye kuganiriza, mvugo zirakoreshwa cyane. Cyangwa niyo mpamvu ese ntekereza kudeta. Se ura kudeta ni icyo bundira. Kudeta ni cibwamo ry'igihe umuntu yaragenewe kuyobora, ariko mu buryo akakurwaho mu buryo budasobanutse cyangwa butemewe. Reka tubifate gutya. Na ubugambanyi. Njya nkunda kubibona kenshi bakavuga ko habaye igambanirwa kugira ngo umuntu abe yava nyine kuri kabuyoboza kenshi. Yego. Muri Afrika ariko. Yego. Afrika kubera ntandi ko biba. Afrika nitwe twanditse amateka burundu nabi. Yego, uyu munsi rero ndagira ngo tuze kuganira ku nsanganyamatsiko turi buze kuba tuganirizwa na Christian, tumubaza ibibazo bigiye bitandukanye cyane, ariko turi buze kugaruka ku ntambara zigenda ziba hirya no hino, aho turi buze kureba uburyo zihindura ubuzima bw'igihugu nyafrika mu by'ukuri, kuko turi muri Afrika tugomba kuganira nk'abanyafrika, ariko tukareba imbogamizi cyangwa se navuga ngo uruhare rwa ziranambara ku mugabane wacu wa Afrika, cyane ko zizana ingaruka zitari nziza cyane kuri Afrika. Bityo rero tugasanga tuganiriye, abantu benshi bashobora kugira inyigisho bakuramo ndetse bakagira n'umwanya wo kubitekerezaho. Ariko sitwe twenyine, nubwo navuze ko ari nge na Christian ndetse na Joshua, ariko turi kumwe nitwa Satol Rwanda Limited, aho babafitiye serivisi zitandukanye zirimo fire extinguisher, harimo GPS tracking system, speed governor, fit and fuel management and system. By'umwihariko urabasanga rero kuri nimero 0711381155, cyangwa se ushobora no kubandikira kuri www.satorrwanda.rw, cyangwa se ukabasanga kwa Manu Plaza hariya i Nyabugogo. Baraguhereza rero serivisi nziza z'ibinyabiziga kugira ngo urusheho kugira amahoro nk'uko polisi yacu y'igihugu ibitwizeza ndetse ikanabidushishikariza kubikora by'umwihariko. Si ibyo gusa, turi kumwe na Emi Pro Media by'umwihariko, aho tubafitiye serivisi zitandukanye zirimo nka photography, videography, harimo video editing production,
hakabamo n'icyo bita live streaming aho bastreaminga event n'izindi programs zitandukanye, harimo audio production and mastering aho bagukorera indirimbo nziza, amajwi ndetse mwumvishe ko n'amashusho babikora, harimo computer repair and maintenance, hakabamo advertisement and media campaign nk'ibyo turimo aka kanya. Bahamagara rero kuri 0783354558 cyangwa se twandikire kuri email ariyo emiprouniverse@gmail.com cyangwa se udusange Busanza Kigali Rwanda. By'umwihariko murabumva bo nabo nibo baherekeje iki kiganiro cyacu kugira ngo kigende neza. By'umwihariko iyi studio twicayemo urabona ko ari ahantu heza. Iyi ni Emipro Media House, ngira ngo urabizi cyane ko baciye impaka. Yego Christian, nkwakire rero mu kiganiro, ariko ndibuze kukubaza ibibazo bitandukanye. By'umwihariko dushobora kwibaza bati ese intambara iri mu Burayi ishobora gute kuba yagira ingaruka ku muturage wo muri gihugu cya Afurika? Icyo ni ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza, ngira ngo cyabonerwa igisubizo, ariko ibisubizo ntibyaba bihuye. Nka Christian, kuri ruhande rwawe ubibona ute? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Tukiga muri primaire ntekereza ko nize mbere yawe byanga bikunze, hari hagezweho interuro ivuga ngo isi yabaye umudugudu. Yego. Bivuze ngo umudugudu actually ni ikintu gitoya ku buryo hagize ikiba ku muturanyi n'undi nawe cyamubaho. Yego. Intambara mu Burayi rero kuba yagira ingaruka hano ku bihugu byo muri Afurika cyane na hano mu Rwanda, reka duhere nk'iwacu. Yego. Ni ibintu ntekereza ko buri muntu yakaba yumva mu buryo bworoshye. Duhereye nko mu rwego rwa business. Yego. Niba ufite nka company z'ubwikorezi zitwara abagenzi, niba ifite flight urugero nk'indege ziva i Burayi cyangwa se zijyayo, icyo gihe ntiba bigikunze kujyayo. Yego. Produit nyinshi dukoresha muri Afurika ziturukayo. Yego. N'izidaturukayo zishobora kuba zihaca mu buryo bw'ingendo. Twebwe na produit twebwe dukora zijyayo. Icyo gihe urumva ntiziba zikigiye. Naho ze numva mu minsi yashize muri iyi ntambara yo mu Kigobe muri Middle East. Yego. Abahinzi bo mu Rwanda bahinga avoka barabuze isoko bari kurira. Kubera ko izo hingaga nyinshi zajyaga muri biriya bihugu muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu no muri Arabia Saudite bari kurira. Urumva nkaho mu buryo bwa economy ni ikintu cyumvikana. Meme no mu buzima imiti ntibikiboneka imwe n'imwe, abafite kujya kwivuzayo kubera ko bafite ubuvuzi bwateye imbere ntibaba bakijyayo. Urumva ni ingero nyinshi cyane zigaragaza ko habaye intambara mu Burayi cyangwa se n'ahandi bitugeraho. Yego. Ariko ku mundi muntu akibaza ati tumaze iminsi tubyumva, sibyo? Ariko hari abantu baba badasobanukiwe izi ntambara igihe ziba zaratangiye, sibyo? Izi ntambara ubundi zatangiye ku kazu umurego gihe ki? Izo mu Burayi cyangwa izi ziriho, reka tuvuge ko zo mu Burayi kubera yuko nizo ingaruka nini. Inini iterwa na ziriya zo mu Burayi, ingaruka nini kuri Afurika zo mu Burayi bitewe nuko mu Burayi no muri Middle East. No muri Middle East. Yego. Ubundi reka duhere ku ya mbere yatangiye mu ntambara zivugwa ubu ngubu cyane, hari ubu iri kuvugwa cyane kamwe niyo muri Iran na Amerika na Israel na biriya bihugu. Yego. Ubwo Iran n'abariye bayo n'abayishyigikiye bose wakwita nk'udushami cyangwa se nk'abana bayo. Hakaba na Ukraine n'Uburusiya. Yego. Ukraine na ku ruhande rwayo hari n'abandi benshi. Ngewe mu myumvire yanjye, yego, ubundi iriya ntambara yatangiye mu buryo bweruye, iyi iriho muri 2022. Yego. Ndumva ari nko mu kwezi kwa kabiri mu matariki yo hagati cyangwa se ashyira ku musozo. Bantu bibuka n'ibyabaye 2014 ubwo Burusiya bwafataga intara ya Crimea. Yego. Ubundi wavuga kari wo muzi, ariko ngiye uko mbitekereza umuzi w'ukuri w'intambara ya Ukraine n'Uburusiya,
njye mu myumvire yanjye ntekereza ko yatangiye ubwo leta zunze ubumwe z'abasoviyete zasenyukaga. yego mu 1991 gutyo. Zisenyuka Uburusiya bukagenda ariko butanyuzwe. yego ari nakwita ko bwemeye nk'amaburakindi. Ariko nubwo bwemeye utyo nk'amaburakindi bwakomeje kuba igihugu kiri powerful. Ntago wabivuga wirengagije ikintu cyitwa OTAN. yego Umuryango wo gutabarana w'ibihugu by'Uburayi na ugashyiramo na Amerika na Canada. OTAN rero ntago wavuga amakimbirane y'Uburusiya na Ukraine utayishyizemo kuko ni key point muri aya makimbirane kurutana Ukraine y'ubwayo. OTAN niba nibuka yashinzwe muri 1949. Ariko ishingwa ifite intego urabona intambara ya kabiri y'isi irangira, ubundi intambara ya kabiri y'isi yatsinzwe n'Uburusiya bwayitsinze. yego nubwo hari abashaka kugoreka Amerika n'iki, ariko n'Uburusiya bwayitsinze. Ko bigaragara buri wese biba bigaragara ko ari Uburusiya. Nyuma rero muri 1949 haza gushingwa OTAN, ariko intego nyamukuru kwari ukwishyira hamwe kuko cyane harimo ibihugu bifite imbaraga kameme ariko bidafite imbaraga zingana n'iz'Uburusiya. yego ubwo turi kuvuga Uburusiya, ariko icyo gihe ubwo zari zikiri leta zunze ubumwe z'abasoviyete kuko ndumva barabaye muri 22 nyuma y'intambara ya mbere y'isi ho gatoya. Noneho ibindi bihugu byishyira hamwe nabyo bishaka gukora indi bloke ku ruhande yo kugira ngo ubwo buhangange bwo hakurya bwa leta zunze ubumwe z'abasoviyete butazadomina cyane, cyangwa se nushaka no kudomina buzasange hari indi kote, kugira ngo ubuyobozi bw'isi butaziharirwa n'abo ngabo. yego iyo OTAN rero niyo yakomeje gukura kuva muri 1949 hazaho ihangana ry'intambara y'ubutita kugeza muri 1991 ubwo leta zunze ubumwe z'abasoviyete zasenyukaga zikavamo ibihugu ubu ngubu bigira ibihugu 15 nizo za Uburusiya birumvikana, havamo za Ukraine, harimo za Armenia, ibihugu 15 abantu babireba. Icyo gihe rero leta zunze ubumwe z'abasoviyete zisenyuka, byo navuze Uburusiya bwasigaye kuri ya mahame. Yamahame nubwo nakajinya kyo ubundi bavuga ko leta zunze ubumwe z'abasoviyete ubwo zatsinzwe intambara y'ubutita. Ku rundi ruhande dufite Amerika n'abari abambari bayo. Ubwo intambara y'ubutita ntago tujyamo cyane, ntago ariyo twari. Nyuma yaho rero Uburusiya bwakomeje kugira ingingimira cyane ku kintu kijyanye n'umutekano. OTAN igenda yaguka, nta masezerano ubundi yigeze abaho avuga ko OTAN itazigera yaguka yanditse, uretse mu biganiro byabayeho nyuma yaho za 1994 gutyo habaho n'amasezerano bita amasezerano bere muri Belarusi bita amasezerano ngo ya Minsk. Minsk ubwo ni muri Belarusi. Ariko ayo masezerano nayo nta masezerano yanditse actually yigeze abaho hagati y'Uburusiya na OTAN, ko OTAN itazigera yaguka. Ariko kwaguka kwa OTAN byagiye biba ikibazo n'imbogamizi ku Burusiya, ariko Uburusiya urumva yari umwana umaze gukubitwa atariyubaka. Cyane ko icyo gihe Uburusiya bwari bufite na perezida uri kwisazira banashinja ko yabagaho we yiryohereza gutyo, uwo bita Boris Yeltsin wasimbuwe na Putin. Icyo gihe rero ngewe nibwo mfata nk'aho aya makimbirane yaba yarahereye nyirizina, ari nabyo byagiye bigera kuri izi ntambara z'uyu munsi, kuko na Burusiya bwayishoje buvuga ko Ukraine niramuka igiye muri OTAN bizaba ari kibazo kibangamiye umutekano wa Ukraine ku kigero cya nyuma, cyane ko Ukraine n'Uburusiya bahana umupaka w'ibirometero renga 2000. Urumva OTAN yabiri neza yabigeze mu Burusiya. Nyuma agenda hazaho hajyaho 2014 imyigaragambyo yabaye no gufata Crimea.
ubwo ni noneho nyuma ubwo rero Uburusiya baravuga buti twihanganiye byinshi, ibihugu byaragiye muri OTAN bimwe n'ibyavuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, Uburusiya bureba ariko birumvikana harimo no kwiyubaka. Yego. Ariko hagati aho muri 2008 Yego. hari akantu kabaye muri Georgia. Yego. harimo intara ebyiri zashakaga kwigenga. Uburusiya niba ko ari kugira ngo bweseye ko bumaze kugira imbaraga, buragenda bwohereza ingabo muri Georgia muri zo ntara, burazifasha kandi koko ntabwo zemewe nk'ibihugu byigenga, ariko still uyu munsi zirigenga. Ubwo ejo muri 2022 rero nibwo ibitero byatangiye byo Putin yise ngo ni ibitero bidasanzwe bya gisirikare, nubwo Ukraine n'abandi bafatanya ibikorwa bayo bagiye babyita ngo ni ukuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu, ariko bo bakabyita ibitero bya gisirikare, operation za gisirikare zidasanzwe, ariko mu buryo bwo kwirengera no kurengera umutekano wabo no kugira ngo icyo kintu cyo kuvuga ngo Ukraine igiye kujya muri OTAN cyangwa mu bumwe bw'Uburayi gihagarare burundu. Yego, urakoze cyane. Ngira ngo badusobanuye by'umwihariko ubwo ubutaha tuzareba no ku ruhare rwa NATO, sibyo tumenye na NATO, ariko ntabwo ari byo turi buze kuganiraho cyane. Ngiye gucamo bikeya kugira ngo tuze kujya ku kibazo nyamukuru cyane, aho tugiye kureba ingaruka ku buzima bwa Afurika. Ushobora kwibaza ingaruka zishobora gufata mu bice bitandukanye, harimo ubukungu, umutekano w'ububanyi n'amahanga, sibyo, hakabamo inyungu Afurika ishobora kubikuramo cyangwa se igihombo. Abwa nibyo dushobora kureba aho ngaho, tukabisesengura, tukareba ku muturage cyane, ubundi wenda tukaza twanzura. Ariko Christian, ngize Imana ndagufite, ndashaka kugira ngo nibaze izi ntambaro iyo uzirebye wowe ubona Afurika dukwiye gukuramo ayahe masomo ashobora gutuma twirinda ko ejo hazaza byasubira? Icyo kibazo ni cyiza kiranakomeye. Amasomo yo arahari kuyakuramo, tunayakuramo pe, tunayakuramo. Ubwo mvuze tuyakuramo ni za guverinoma. Yego. Ntabwo ari twe wowe wayakuramo ari cyo watekereza, ariko ni guverinoma narigiye kuvuga ngo bitagira icyo bimara, bifite akamaro, kuko nawe ejo cyangwa ejo bundi uzaba minisitiri w'itangazamakuru mu Rwanda. Yego. Amasomo ni menshi. Yego. Ikintu cya mbere duhora tubivuga muri Afurika, kwigira. Ntabwo nzi wenda icyo basobanuye cyane ko nta n'uwigira. Wenda icyo basobanuye kwigira ni uko mu mitegekere mu perezida, guverinoma y'igihugu runaka ishobora gufata imyanzuro iri mu nyungu z'abaturage b'icyo gihugu, bitabanje kuba nka pressure cyangwa se inyungu z'abandi. Uretse ko nubwo wafata imyanzuro iri mu nyungu z'abaturage bawe, n'abandi barunguka b'ibindi bihugu kameme. Icya mbere rero cyakabaye twigira ku mutungo kamere, turawufite. Ahubwo ikintu kibaho ni ukutamenya kuwubyaza umusaruro no gushyira hamwe. Kandi icyo kintu cyane ko numvishe ko bira bihugu akenshi uyu mutungo wacu rero bafata bo bakajya kuwubyaza umusaruro iwabo cyane. Yego. Bafite n'amadepo ashobora kuba ajya kungana n'ibyo dusigaranye. Urumva batangiye kudepa kera mu gihe cy'ubukoroni, kiriya gihe twitaga ubukoroni, nubwo hamwe na hamwe n'uyu munsi mu gihe ari wenda mu yindi sura. Ikindi kintu ni uko gushyira hamwe birasa nkaho byananiranye muri Afurika. Yego. Biranoroshye cyane. Hera na hano iwacu muri East Africa. Yego. East Africa ni umuryango ugizwe n'ibihugu 4 ni batari 5 cyangwa 6, hajemo na Sudani y'Epfo. Yego. Bugurumva ni ibihugu 5 na Congo RDC. Ibihugu bitageze ku 10 bikaba bifitemo ibice nka 2 cyangwa 3. Yego. Kandi ibyo bintu bikamara imyaka 10, imyaka 15, imyaka 20. Ubwo ako na gace gato ka Afurika dufashe. Yego. Jya muri West, muri Afurika yo muri West. Hariya za ubwo nubwera za Senegal, za Cameroon, yego, za Gabon, za Cote d'Ivoire, garuka za Mali.
kiriya gice bita ngo ECOWAS. Yego. Bafite organisation yabo yitwa ECOWAS. Ibihugu birimo harimo bitatu byayikuyemo. Yego. Ibi Niger, Mali na Burkina Faso. Ako na kandi gace nako ubwo bitwa ngo bafite nabo iyo organisation nayo ubwayo itumvikana. EAC wacu nitwumvikana. Yego. Mu gihe my friend abanyaburayi ibihugu Union Europeenne ibihugu 30 birajya hariya bigakora inama. Ibihugu 30 urumva ukuntu ari byinshi cyane bigafata umwanzuro bikawuhuza. Kandi umwanzuro uri diplomatique ufite influence nini. Mu gihe twebwe na hano mbo inama zirabaza abatekinisiye muri domaine runaka bakagira ibyo bavuga bahuriyeho ni byiza bigakorwa. Ntago nzi niba byinshi binakorwa ariko politike yo hejuru ukabona ko haracyarimo ikibazo cyo kudahuza. Yego. Minisitiri ashobora kujya wikorwa remezo, ashobora kujya uwo mu Rwanda, ashobora kujya muri Tanzania cyangwa muri Congo cyangwa Uganda cyangwa agahura n'undi bikorwa remezo kubera ko na amashanyarazi tuyahuriyeho twese bakagira ibyo bumvikana bigakorwa. Yego. Ariko wareba politike yo hejuru ugasanga still ibibazo ni byinshi. Urumva rero ikintu cya mbere twakabaye twiga ni uguhuza. Uyu munsi ibihugu by'Uburayi bimaze imyaka 4 binambye kuri Ukraine. Yego. Byose byarinambye nubwo hagiye hazamo utuntu tumwe na tumwe ariko nawe ukabona ntabwo turi gupika cyane. Yego. Hari nka wahoze ari minisitiri w'intebe wa Hongria witwa Viktor Orban. Yigeze kuvuga ati ngewe nshyigikiye Putin. Yego. Ntekereza hari n'abandi baki cyane bagiye babizana ariko ukumva ko bo at least bashyira hamwe. None Afrika ibihugu 5 bifite organisation ntago bikunda. Ibaze noneho Afrika yunze ubumwe ibihugu 50. Erega uhereye nani iwacu muri East Africa sibyo. Ushobora wenda reka dufate urugero nko ku gihugu cyacu. Biragoye kuzumvikana n'igihugu cy'u Burundi sibyo, bumvikane na Congo mube mwashyiraho ikintu kimwe ku buryo muri buhurize hamwe. Ugasanga nazo ni inzitizi cyane zituma Afrika rero ishobora kuba yagira icyuho ku buryo abandi babona uburyo bayinjiramo byoroshye sibyo. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva ntago niyo mitungo kamere dufite ntago byakunda ko tuyibyaza umusaruro tudashyize hamwe. Nk'ubu nk'ibyo byinshi urabona hafatwa umwanzuro umwe wenda nko muri intambara ya Iran na Israel na Amerika kubijyanye no wenda no gufunga cyangwa se no gufungura uramuhora wa Hormuz. Ako kanya petroli kurira. Yego. Petroli kurira abantu ba mbere bigira ingaruka ni bande? Ni twebwe. Bitugira ingaruka kuko niba tuva ngo dukoresha ibintu by'amashanyarazi kugira bigere mu Rwanda izi moto n'amamodoka biza mu bwato. Nabyo biza mu bwato. Ukoresha iki? Tayari. Ariko nibyo dufite numvise Dangote w'umunya Nigeria ndumva amaze n'iminsi mu Rwanda hari umwishize yarahageze. Afite uruganda rutunganya petroli n'ibiyikomokaho ariko still ntabwo tuyigura. Turarenga tukajya hanze tukajya kugura muri Arabia Saudite. Ariko hari ntekereza ko wenda niba ari ukutizerana niba ari ukutizera karite hari ya petroli ntabwo mbizi. Ariko urumva twakabaye tumenya ngo iby'iwacu byo tubikoreshe gute, ibyo dufite nk'abanyafrika twabikoresha gute. Urakoze cyane Christian. Hari ikibazo ngiye nkunda kwibaza sibyo, ariko umuntu wese nawe yakibaza. Afrika ibihugu byinshi hari bibona ko bishobora ku benefitingira cyangwa se kubona inyungu muri iriya ntambara sibyo. Ariko ni byiza ko Afrika twivanga cyangwa se tugira uruhande dufata ku ntambara ziri kuba muri biriya bihugu. Ubundi gufata uruhande byo urabona iyi ntambara y'Uburusiya ijya gutangira nibwo habaye ibintu bisa nkaho bashaka gukoresha amatora abanyaburayi na Amerika ngo kubaza ngo ushyigikiye nde ngo urihe cyane. Twebwe mu Rwanda twarifashe twifashe twanze kwerekana uruhande. Urumva ibyo ni byawe nitwavugaga mu kanya ubukoroni bwarashize ariko still hari abantu bashaka kubugarura mu yindi sura bitari inyungu rusange, inyungu zo ku mpande zombi. Yego. Waravuze ngo ari ibihugu byo muri Afrika bishobora kugira benefit kubera iriya ntambara. Ntekereza ko ari byo birahari. Yego.
birahari. Igihugu cya mbere natekereza ngiye ni nka Nigeria. Yego, kubera ko urumva bafite uruganda, bafite uko bacuruzaga igiciro bashyiragaho ibintu bashobora kukizamura, kandi bo iwabo nta cyahindutse kuri cost of production y'ibyo bintu cyane rwose. Meme n'ibihugu bifite ibyambu, Kenya, Tanzania n'ibiduturanye rikari byo duheraho, yego, bashobora nabo gushyiramo akantu kabo kubera ko hari ibyo bintu byahenze nabo kucyamo. Akenshi nubwo wenda ibyambu biba bafitanye amasezerano n'ibindi bihugu byinshi, ariko bashobora kuvuga bati reka natwe duprofitiremo tuzamureho akantu. Yego, birashoboka cyane ko ibihugu byinshi byo muri Afurika bishobora kubigiramo inyungu. Muri cyo gufata uruhande, ntekereza ko ubu ngubu bitagikenewe ko ibihugu bya Afurika bifata uruhande ngo twe dushyigikiye aba, cyane ko usanga no kubivuga nta kintu kinini bitanga. No kubivuga ngo dushyigikiye aba, uretse kubikora n'ubundi nko kugira ngo uwo muntu uri gushyigikira, uri kumubonaho, uri kumuvizaho inyungu z'ejo hazaza. Yego, nk'ubu hagiyemo nk'Ubushinwa, ntekereza ko igihugu cyo muri Afurika kitashyigikira Ubushinwa ari mbarwa. yego, kuko Ubushinwa ntekereza ko muri iyi minsi bwihariye ekonomi n'ibihugu byo muri Afurika n'ibyo muri Aziya y'Amajyepfo, ibihugu bifite ekonomi iri hasi. Yego, ubu ngubu rero ntabwo bikeneye gufata uruhande, ariko still hari uko ibihugu byitwara n'undi ukabona uruhande igihugu kiri kujyaho. Yego, wenda ikibazo cya nyuma, igihugu cy'u Rwanda wagiye ubona ukuntu cyagiye cyitwara muri izi ntambara, bibonye ute? Igihugu cy'u Rwanda rero ukuntu cyagiye cyitwara ni neza, ni byiza kuko cyagiye kijwa role zose ku mpande zose. Urabona duhereye nk'ubu, urabona dufitanye umubano mwiza na Israel. Yego, ariko still mu myaka ndumva ari nk'umwaka ushize twabonye indege Rwanda ihaguruka ijyanira ibintu abantu bo muri Gaza cyane, kandi biturutse mu Rwanda, bitanzwe na leta y'u Rwanda na guverinoma y'u Rwanda. Urumva ngaho Gaza abantu banegekaye kubera ibitero bya Israel. Uyu munsi ambasaderi wa Israel, yes, mbibutse ko rero mu kiganiro ntitwari twenyine, kuko twamanukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo nka Emipro Media, aho bafitiye serivisi zitandukanye zirimo photography, videography, hakabamo video editing and production, live streaming, event na programs zitandukanye, kandi babafitiye audio production and mastering ku ndirimbo nziza cyane babakorera, ubundi bakazibaha zujuje ubuziranenge. Hari icyo bita computer repair and maintenance, advertisement and media company. Izo zose ni serivisi ushobora kuhasanga. Ushobora kubahamagara kuri 0783534558 cyangwa se ukabasanga Kigali Busanza. Ubundi ukabandikira kuri email yabo ni emiprouniverse@gmail.com, ubundi bakarushaho kuguha serivisi nziza kandi zinoze, dore ko bazitanga mu gihe gitoya. Ako buriya bagukorera indirimbo, ushobora no kugukorera indirimbo ku munsi ugataha uyitahanye. Urumva ko n'abakozi ntago ari bya bindi tuba tuvuga hano ugire ngo ntago birakorwa. Indirimbo ugataha uyitahanye, kandi indirimbo nziza, indirimbo y'ibihe. Nigeze kumva indirimbo zakozwe muri Emipro Media, numva ni nziza cyane. Turi kumwe kandi niyitwa Sator Rwanda Limited, aba bafite services zitandukanye ku binyabiziga byanyu. Mwe mushaka gukora ingendo zitandukanye hirya no hino, banza wizere neza 100% ko ikinyabiziga cyawe cyujuje buri kimwe cyose. Rero iyi Sator bazabigufashamo, aho bazaguhereza fire extinguisher cyangwa se kizimyamwoto ugendana mu modoka, kujya ushobora kwitabaza iramutse ihiye, ndetse bazanaziguha iwe mu rugo, ku buryo urugo ruramutse rufashwe ushobora kugira gute, ushobora kwifashisha uzimya umuriro. Bazaguhereza yitwa GPS tracking system, hakabamo icyo bita speed governor, murabizi ko babidutegeka. Bazabahereza icyo bita fit and fuel management. Ibyo byose rero bazabigwa kugira ngo ikinyabiziga cyawe cyo gifite umutekano ugende wizeye. Ngira ngo ibyo byose nubikora bizagufasha kwirinda impanuka za hato na hato, urushaho kugera amahoro nk'uko polisi y'u Rwanda ibidushishikariza umunsi ku munsi. Reka ngushimire nawe rero wabanye natwe, abadukurikiranye bose, ndetse n'abakunzi ba Emipro Media, mukomeze kugubwa neza. Nge nitwa Iradukunda Kevin Junior, ndetse nitwe mwabanye mu kiganiro.